ntabwo biri gukora ko mukunda sinabibabwiye nabibasezeranyije tugitangira ntabwo biri gukora ko mukunda kandi ikindi gutanga ese muri make uhisemo gusuzuma mama wawe ntabwo ari ukugusuzuma mama wowe ujya gukunda umuntu aguhitiyemo nakunze nkuze kandi ntabwo nakunze umuntu w'amafuti nk'uri nanjye ariko sindi umwana mama ni amafuti uyu munsi ariko nkojeje isoni y'ababa we umwana nkojeje isoni ibi ni ibiki cyakoze ndaza kubiganira na papa wawe numva icyo ambwira ariko ndabizi aragushyigikira ubu kubera ko ugenda ukabwira papa narumva uri buhindure mayindisi we ndabanza muganirize ganire nawe numva icyo abitekerezaho nahitamo kurera umukobwa akarera n'umukwe ariko ubundi muramurera yabibabwiye nabo ntabwo mbizi kariya gasore uzakabwire kabanze kaza aha ngaha tuganire mama nagara agasore ni agasore uzakabwire kabanze kaze hano ababyeyi nahise ko muri abasore muri abantu b'i Kigali oya we unkojeje isoni mwana wanjye akunze umukarani ya baba ni umukarani uyu munsi ariko ntabwo uzi icyo ejo azaba karize se basi gafite amashuri ntabwo bize uzabanza ukaganirize cyakoze wumve ko kanize gafite amashuri si ubundi ayo mashuri n'ayiki oya we ntabwo nshaka ko umwana wanjye akena ntabwo mbikeneye umwana wanjye ndakwifuriza icyiza mama nanjye nicyo ndi gushaka ariko ntabwo uza kutari kunyumva ntabwo uza kuraho ko nzamenya ibyo nsanzwe nzi nta n'ikintu bizahinduka ntabwo ushaka ko nkoza isoni reka nze kubanza mbiganire na papa wawe uriya mukobwa ndamushaka niba ngombwa n'ubwo mfite udufaranga dukeya njye nzanamusohoka kabisa mwana njye hari umujyama ejo nari ndi kudeta udukweto nubwo yaciye ibihumbi 3 nari mfite 2 byose ariko rero nubwo nari mfite 2,000 urabizi ko mfite 2,000 byanjye 40 hahandi hari agakesi ngenda njugunyamo ibicenge uko mbara neza mumva maze kugira ngo 40 ni ukuvuga kiriya cyana nimara kugifatisha neza nzagisohokana wakintu nzagura inkweto nk'izaba 6 nzakugura menshi atumana usubire kurya inyama ryari nkana ariko uwo munsi mwana nzakugurira n'inyama tunariho twumvwemeza mbyemererwa kuzirya nyiri iwacu mwaye ntacika mu rugo ngo nigendere ahubwo reka turebe mwana reka dupagase mwana cara umuranye shefo turebe ko twabona ibintu byo gutura mwana
ariko se mana yanjye noneho ndamukora ariko namushatse namubuze ahantu hose nakagombye kuba namushakiye nahashatse ariko namubuze ko nakundi kanahe ni hahandi ejo nzagaruka mpaka mubonye Ni fresh. Biragenda ntari. Korera se nawe kuri iyi mihanda. Nge ndi mubi cyane nge naho bose baranzi niwo nkore. Nanjye imihanda nyijemo vuba ari siko mbona nta kigenda mwa. Niyo mpamvu nakuzi nawe ukorera ariko ibintu bya hano mu karitsiye se. Wana ngewe ndi tutaravuga akazi kose ndakora. Jimba. Ako kazi se karakanyuka butarasoze wagakora. Ubuse koko. Wana ubundi ako kazi niko kanjye bundi. Ubuse koko mwumva. Bansoreka nta n'ikintu mbona kiva mu mazi. Amande ngomba kuyaguca byose urumva nabyita ubundi ako kazi nakanye. Undi mupezi twagakoranaga yabonye akazi yagiye umunsigaye ngenyine. Sigaye wenyine. Ikaritse bundi ni yanjye ngenyine. Wana jomba rero ubu tugiye gukora. Nta kantu uragura se urumva nakureka tugakorana. Ibyo ni ibintu biba byoroshye. Ugomba rero kubanza ukangurira akantu najya mbona umukiriya nkaguhamagara tugakomezanya. Ibyo ni ibintu byoroshye. Mwese man ngiye nitwa Moyize wowe. Ngiye nitwa Jado. Byiza guhura nawe Jado. Fresh kabisa. Ariko rero ngiye nitwa Jado. Numva Jado ijwi rigarutse mu matwi yanjye bwa kabirira. Hari umuntu se wumvisha mvuga? Wana hari umukobwa wigeze kuza baridiza umuntu witwa Jado. Nabonaga ari icyana cyo mu mbyeyi wa Runo. Cyane rwose. Gize ko nta nshuti ndagenda hangaza abakobwa waba ari umukobwa wa heza. Uko byagenda kose none se uruwina ahangaha. Jewe ntabwo mu rugo ari ariko niwo nkorera mamaze igihe kinini kwino se. Shikana munyagushaka. Nta mukobwa se wasize uteye inda cyangwa mwakundanaga iwanyu. Reka ngiye mu rugo navuye nyine umupeti impita nigira imihanda nyine kubera ubuzima bwafo. Nabonaga ari umwana w'umubyeyi rero kandi ibyo ari byo byose ni wowe Jado kuko yaje gushakira ku mihanda. Ubwo se ntabwo yaragiye kundangira akazi ngo mumanukane nk'igitoki cyangwa ibirayi byo nkunda gutwaza abana nk'abo batumye guhaha. Nta birenze kuko ntari inkuzi nta kintu nabashije kumutangariza. Rero ndimo ndafatiraho nyine tu. Uretse gatoya se kandi. Ndi kubona imihanda imaze kwifatisha. Mubitiramo kanamba kawe.
gusa urabona wancika gutyo gusa. aha kamukubita akanamba hano Witiramo akanamba kawe tuzajya dukomeza ducirira. tuzajya dukomeza ducirira. Ariko rero buriya hari n'amakuru nayo ngufitiye, niba ukorera hano kuno muhanda ariko nta kubura Amakuru araba ari meza ari ay'akazi. tugomba kuba inshuti kuva ukorera hano kuno muhanda rero. Ese ubundi wakurangira akazi ubu wakemera? Ibyo byoroshye nakemera cyane. Rero umucuti wanjye wagiye twari dufitanye iminsi yo kujya ahantu yavuye ifite akazi yagomba kujya kwaka akazi. Kuko ubu umuzamu cyangwa aka kazi kose gasanzwe ko mu rugo ukabonye wagakora. Ugize uti akazi ko mu rupango? Mu gipangu nyine ahantu mu mbyeyi hameze neza. Ahubwo se hari akazi nkako cyane wakemera? Ahubwo ntamo vuba vuba. Uragura akantu so? Sha dore rero nawe nakagezemo ndero ku misozi akantu bika. Ukuntu rero imisozi imeze. Aho hantu hari umukobwa nakunze. Byahatara ariko ndamukunda birenze. Ubwo rero nanjye nicyo kiguzi ndaguca. Iyo misiyo sha nta kindi kintu na kimwe uzamfata. No kujya ungezaho uwo mwana uwo mukobwa. Ibyo rwose nzabigukinira. Ubwo se nzabona maze kugera aho ngaho. Kumva abantu bahari nabo. Harya mwe ngo yitwa Moyize? Bishoboka yego cyane. urabinyemereye ko uzabishora uzagenda ukangezaho uwo mwana? Nzabigukorera. Nanjye rero nungezaho uwo mwana wakazi wakabonye nanjye uzantegeke nanjye ikindi kintu ushaka. Mpfa kuhagera gusa kuko ngewe mu mihanda ndayimenyereye, ngewe n'udufaranga amaze kutugwiza. Bana nugenda ukabona akazi ukangezaho uwo mwana uzantegeke nanjye ikintu ushaka. Ariko se uwo mwana si waje gushakisha? Wabonye ameza ati umwana ngewe birashoboka umukobwa nkumva umwana w'umubyeyi mbese muri make w'imibiri yombi cyane rwose. ubwo ntiwasanga ari wera ariko nta kibazo yaba ari we watana ari we gusa nta wundi mukobwa nyine ngewe ngira nkunda cyangwa nawe nakunda. Uba ugomba kubinkurira gutyo ukagenda ukajyayo. Ngewe rero niba mudahazi nagiye nyine mutwaje ndeba ku gipangu uwo mwana nyine itanongera ndigende. Ugomba kubinkurira. Wita imfubyi wibwiriza kurira rero. Kandi vuba ndangira ku kazi. Ukuntu abantu nahabonye hariyo amafaranga. Ntabwo uzajya uhembwa dukeya ubu ugiye gukira imizigo. Urabona ko utari wanamenyera we nta n'amafaranga urabona. Ubundi nugerayo bazagufata neza ndabizi amafaranga uyabone. Bana ubundi kabisa. Wana aho ni gahunda. Ubuze si twemeranijwe? Mbo turemeranijwe. Ahubwo mani wana kubera ukuntu numvise umbwiye ibintu byiza hari akantu ngenda nabura hano mu ikoti. Reka nze guhe kurwibutsa ndagasira uzatuma ako kantu cyose. Moya ako kantu nagaki. Sha uracyari mushyashya Kigali kumva. Giye waka kantu nkagendana mu ikoti. Bana wacyari mushyashya Kigali koko ariko nanjye amasaha nana bageze mu masaha 5. Katamene kabisa. Bana kabisa. Ubundi ni wewe wanje. Mbo. Kanchapa yengerera ku muhanda rero ko nabona muri igihumbi cya. Bana. Ibyo bindi ni kuri telefone ako kazi ndagakeneye. Sawa. Mbo sawa turi kumwe. Kangere hirya nganje ntanira akakantu kabisa. Ubwo n'urwibutso wangu. Nari turi kumwe. Sawa. wazashatse umukozi ubu ibintu tuzabivamo koko. nzajya nkora ibyo nshoboye ubundi nawe uzumfashe. Dadi wawe se yamushaka waza kubimuganirizaho ukanyunganira tukabona ko yadufasha. Mama Dadi ntabwo yakwanga gushaka umukozi yava ku ishuri naza mu mirimo yo mu rugo simbona n'umwanya wo gukora itidirika. Waza kumfasha ukamuganiriza banamwumvikana kubi uriya mugabo mbona nawe arayigize ushobora no kumuganiriza akanyuzamo urushyi. Ntabwo Dadi yabikora. Wowe umuze kuvuga neza ko ari we mu mwanya munini kuri nanjye utuma kumva nagiye ku ishuri ari we atagasanga hano. Wabimfashamo mbona nawe arabigize wenda we yakumvira akamushaka. Mami nawe uze kugerageza
ntuvuga ndaza kumuganiriza niba ariko nawe uzamusaba. Meze gute? Nta kibazo? Mwese ni amahoro ku kazi? Sije. Ntabwo biba byoroshye. Buriya ku kazi bafite ibintu byinshi cyane ko ari no kuwa gatanu. Kuwa gatanu tuba dufite kuba tugomba gukozinga icyumweru cyose. Yego. Atari n'ibyo gusa nta nubwo ujya utubonera umwanya, ntabwo kitwitaho. Ntabwo njya mbabonera umwanya buriya? Oya pe ntabwo kitwitaho, wowe n'umukobwa wawe muba muri bize, mwakize inyuma ntimukimwitaho rwose. Ibyo ni byo bakagombye kunyakiriza koko? Oya nyine mbona urangaye, uri bize. Dati twuzanira iki? Nzanye igikombe cy'amazi. Mumbabarire nta kundi nyine wabona ari ukubera ko akazi tugira hariya kaba kagoranye cyane buriya wakugezayo ngo urebe ukuntu biba bimeze. Urakoze mukobwa wanjye, anafite inyota nyinshi cyane. Bireba gute se mumeze gute? Siko mbona utishimiye ubite byawe. Nakwishima gute mutanyitaho? Tutakwitaho kugira ngo tukwiteho gute koko? Sheri arizi ndagukunda. Ako sinzi impamvu uba wumva yuko nakwitaho n'iki wamburanye koko. Uri bize cyane, wowe uza wita ku mukobwa wawe. Nose umukobwa wanjye ntabwo mwitaho se? Binyajya mu cyumba mvugana na papa wawe. Cyo mu cyumba? Hari amabanga ushaka kumbwira se? Oya papa. Oya. Cyo mu cyumba mvugana na dadi. Nshaka kuvugana na dadi turi babiri. Ako mama uhora ndi umwana? Uhora ndi umwana ku buryo amabanga mwayavugana tutari kumwe? Oya minyo nawe tugerageza nawe wumva. Nasuko ko urumva ibyo naganira na mama wawe byose uba ugomba kubyumva. Kandi ujya mu cyumba ugenda uvugane na nyoko. Na she. Reka ngenda mvugane na she, sibyo? Ariko mukanya urambwira amasomo aho yagejeje. Si ibyo mbakubwira se dore n'umukobwa wawe nta n'imvira, ni wowe uba wabiteye byose.
watumye atanyumvira ibintu nk'ibyo byose wowe waza uri bize utanyitayeho umukobwa wese wakanyumvira ntabwo yanyumvira yanyumvira gute urabona atari yanshingana ijosi hariya kujya umenya ni n'abana uriya ni umukobwa mukuru niwo utuma rero atanyumvira natuma gute atakumvira kandi uri nyina ni gute ntatuma rwose atakumvira ariko se ni ikihe kibazo ukwiye guhindura imyitwarire yanjye se ndandambiye rwose uhora uri bize okay ndashakisha uburyo nabigenza kugira ngo basishimishe sheri wanjye amere neza ndagerageza uburyo bwose mwiteho basi sheri ntabwo ari uko twashakanye umeze rwose hinduka gerageza uhinduke pe birakabije ntabwo ari uko twashakanye umeze warahindutse bikomeye cyane wari umeze neza warataha ukanyitaho ariko ubu uri bize ibintu nk'ibyo byose hano ubwo nzi n'ahantu uba uvuye nabwirwa n'icyo uzi umeze gutya se ubwoba bw'iki ni ukuri mfite ubwoba bw'iki ndakeka ko nshobora kuba ntwite ugize ute ntwite ni iki se utumva gusa ndagukunda oya ntabwo nkunda pe rwose ntabwo nkunda ndabibona rega ndi umuntu mukuru kugeza ubwo ubona yuko nakwitaho ntabwo unyitaho pe ndabibona rega ndi umuntu mukuru ariko birashoboka kuko burya abantu baratandukanye ariko ntabwo bivuze yuko nakwitaho birashoboka kuba ari ukubera ari ibibazo mba naranyuzemo cyangwa se nyuramo mu buzima bwa buri munsi butuma ahari ubona yuko nakwita ariko si uko nkwanga sibyo hari ikibazo cyabaye mu kazi se byahindutse mu kazi ntabwo babura kudahuramo n'ibibazo hari ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa se